byongeye kumvikana mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Martyazo nk'ahazwi irukira. Ni mu gihe umusore w'imyaka 28 y'amavuko yishe umugore w'imyaka 34 yabanaga n'undi mugabo, ubwo uyu mugore yari yanze gusambana n'uno musore ubwo bari basanzwe basambana, ariko birangira uyu mugore abyanze. Yarafashe umwanzuro kutazongera guca umugabo inyuma. Uyu musore abonye yuko umugore ashatse kwigirwa cyane, uyu musore ahita amwica. Uyu musore rero akaba yatawe muri yombi tariki 23 z'umwaka 2025. Uyu musore akaba ari gukurikiranwaho icyaha cyo kwica umugore utaruwe. Iyi ni incamake y'amakuru ngiye kubageza. Amakuru nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Munyarwanda mujye Rwanda, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ngiye mugiye kubana mwana makuru nitwurinzwe n'Imana Emmanuel. Abanzi ku mazina ya Kidasamura Movie. Turerekera mu karere ka Rusizi aho umugabo yishe umugore utaruwe, ndetse aha byabereye ni mu murenge wa Bweyeye mu mudugudu wa Martyazo. Nk'uko bisanzwe aha ni santiri aho ibi byabereye. No kuvuga ngo uyu mugore yari asanzwe asambana n'uno musore, ariko uyu mugore yari afite umugabo. Ni mu gihe uyu mugore yasambanaga n'uno mugabo, uyu mugabo akamuhereza amafaranga, ariko uyu mugabo akaba yashakaga yuko uyu mugore atazongera gusubira mu rugo iwiwe, ahubwo azajya ahorana n'uno mugabo kugira ngo bajye babana. Ariko uburyo bazajya babanyemo ni nk'uburyo bwo gusambana, gufata ku kidari agafata ku musubagege, ubundi akamureka agasubira mu rugo rwe. Ni mu gihe yabonye ko ari kwisenyera urugo, aza kubivamo. Abivuyemo uyu musore rero aza kumwica. Nibwo uyu musore yashyikirijwe ubugenzacyaha RIB, ubu ngubu akaba ari gukorerwa dosiye. Ni mu gihe icyaha cyo kwica umuntu wabigambiriye gihanishwa igifungo cya burundu nta kujurira. Gusa iyo bibaye bigutunguranye cyangwa bitunguranye, yenda hari igihe ujurira ukagabanyirizwa igihano. Ariko bivuga yuko mu karere ka Rusizi hakunze kumvikana n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ni mu gihe ahangaha nanone hari abantu baherutse gupfa amabuye y'agaciro, birangira nawe umwe ahashize ubuzima nawe. Ni ukuvuga ngo ahangaha muri rusange hakunze kubera urugomo nk'uru nguru, ariko polisi y'umujyi wa Rusizi yatangiye kwinjira mu bino bibazo cyangwa mw'abano bantu baba bakora ibikorwa nk'ibi ngibi kugira ngo ibate muri yombi bahanwe. Reka nanone tugaruke mu karere ka Rubavu, ubwo abasitari batandukanye baheruka kuza hano Rubavu ku beach, ubwo habaga konji y'icyumweru bakaza bagakorera amakosa hano ku beach. Ubu turi i Rubavu aho ibi byabereye, aho abasitari batandukanye bifotoza amafoto hano yagiye hanze basambana, bamwe bagira iki. No kuvuga ngo nawe ndaza kugaruka kwa kano kantu, buri kantu na buri nguni. Oya nago ari buri nguni, ni buri kantu. Ubwo buri kantu yashyikirijwe ubugenzacyaha RIB, ubu ngo bari gukurikiranwaho icyaha cyo gushaka gufata abana b'abakobwa ku ngufu. Ariko abana b'abakobwa ku ngufu nubwo bashaka gushyirishamo buri kantu, ariko ntabwo bashaka kubafata ku ngufu. Buri kantu yahamagaye umwe ngo amusange mu cyumba, arabyanga. Buri kantu yaravuga ati ibyo mwanyweye n'ibyo mwariye ndashaka ngo muve hano mubyishyuye. Babura amafaranga yo kubyishyura, rero ubwo urumva buri kantu tayaresa bakingirana. Abakobwa nabo wagira ngo bari baje bafite umugambi wo gufungisha buri kantu. No kuvuga ngo bahise bahamagara ubugenzacyaha, polisi buraza burabafungurira buri kantu, ahita atabwa muri yombi. Mu gihe Scovia Mutesi, umunyamakuru mu Rwanda usigaye ugezweho uzwi cyane, yavuganiraga buri kantu avuga ati nimba rwose buri kantu nta kintu cyaha yakoze, atigeze asambanya bano bana b'abakobwa, atigeze bambura amatelefoni, rwose muci ngo nizamba uyu mwana rwose mwimuzimye. Yego mu muhi ibihano bimukwiriye, ariko mwoka byaramwe ibi bihano biteganywa. No kuvuga ngo iki cyaha buri kantu yakoze koko kiramutse kimuhamye cyangwa akaba yagikoze abigambire cyangwa akizemo ubugome, gihanishwa igifungo cy'imyaka 5 ishobora kugera kuri 7. No kuvuga ngo yazagaruka twaramwibagiwe. Ibyo rero ni ibyiriwe mu mujyi wa Kigali. Ibintu bimaze iminsi 2 mu mujyi wa Kigali, ndakeka nibwo bwa mbere n'ubwa nyuma mbivuzeho. Ntago ibi bintu nzongera kubivugaho. Gusa hari wavuze ngo buri nguni, ibyo ntago abirimo. Ibyo ni ibya buri kantu ku giti cye. Buri nguni rwose uramuziranengewe ntago arimo. Bivuze ngo Kidasamura Movie ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, aho dufite abambasaderi mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Kigali ndetse n'intara. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibahe ubuzima buzira umuze, ibahe amafaranga
amafaranga n'ibindi. Njye mwari muri kumwe nitwa Urinzwe n'Imana Emmanuel, abandi banzi ku kazina ka Kidasamura Movi urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Imana ibaha amafaranga, ubuzima buzira umuze, cyane cyane abantu mwe mwakoze subscribe nibo nibandaho. Imana ijya bakubira karindwi, ni ukuvuga ngo